nk'uko urimo kubireba ku mashusho yawe cyangwa se kuri screen yawe, uyu ni umuhanzi bita Ngabo Medard, ni umwe mu bahanzi bataramye neza cyane mu cyo bise Rwanda Convention 2025 yabereye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bita Dallas. Ni ibintu byari byiza cyane ukibona uburyo Meddy yakiriwe ku rubyiniro cyangwa se uburyo yakoze performance nziza, byari ibintu byiza cyane. Ni ibintu abantu bakunze mu ndirimbo ze zitandukanye, indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Murabizi yuko yamaze guhindura ubwoko bw'indirimbo aririmba gusa, ariko abantu benshi bakomeje kwandika komanteri nyinshi zitandukanye bavuga bati ese kuki atari kudushyiriramo akaririmbo kayagiye ku ruhande mu ndirimbo ze twakunze cyane nk'indirimbo bita Slowly. Gusa ariko ntabwo byaje gukunda kuko Meddy yamaze kujya mu zo bita gospel, indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Gusa ariko ni indirimbo yaririmbye neza cyane ndetse abantu bamwishimiye, ari kumwe na timu yamufashije kugira ngo babashe gukora performance nziza nk'iyi ngiyi. Nk'uko mukomeza kubibona mu mashusho, harimo umwe mu basore bamenyekanye mu gihe cyashize, ni umusore ufite ubumuga bwo kutabona, abenshi muramwibuka neza cyane. Nk'uko bakomeje kubibona muri abo bantu bari inyuma y'uwo bita Ngabo Medard bari kumufasha kugira ngo konseri igende neza, nawe ni umwe mu bantu bari barimo kandi banamufashije mu mpano zabo zo kuririmba. Gusa ariko Ngabo Medard yaje gutarama mu gitaramo cyiza cyane cyari kirimo bamwe mu bantu tuzi mu gihugu cy'u Rwanda, haba ababwiriza butumwa nk'uwo bita Pastor Gitwaza, nawe yari ahari. Hari harimo abayobozi batandukanye mu nzego za leta mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko na bya byamamare byose twagiye tubona byari biri hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitabiriye icyo bita Rwanda Convention 2025. Gusa ariko nkomeza nkubwira bimwe mu byaranze iki gitaramo cyangwa se ibi bitaramo byari biri kubera hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyo ngusaba ni kimwe gusa, no gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi, nkwibutsa yuko ibiganiro nk'ibi biryoheye amatwi n'ahandi ubisanga ni kuri YouTube channel yanyu Philox TV Show. Ngiye uri kumva kuri mikoro ni Philox Aime. Gusa ariko ndagira ngo dukomeze nk'usobanura bimwe mu bikorwa byabereye hariya by'akataraboneka ndetse n'abantu benshi bishimiye ndetse baranabinezererwa. nk'uko ukomeje kubibona, uyu niwo bita Ngabo Medard yari akiri ku rubyiniro mu ndirimbo ze nyinshi cyane, indirimbo nziza cyane ziryoheye amatwi, nizo yakomeza akaguha abantu be bari bamuteze amatwi ndetse bari banamukurikiranye. Gusa ariko nawe nkurikiye muri aka kanya ku musozo turaza kurebera hamwe ese uwo bita The Ben, uwo bita Kevin Kade, uwo bita Ele bakoze ibiki, byari bimeze bite ku musozo w'iyi video, nabyo turaza kubigarukaho. Gusa ariko ngaruka ko bita Ngabo Medard. Ngabo Medard ni umwe mu bantu bakiriwe neza cyane kuko hari ibyamamare bitandukanye. Murabizi yuko mu gihugu cy'u Rwanda abo twabonye bari bafite invitation cyangwa se bagombaga gukora performance, hari harimo bita The Ben, Kevin Kade ndetse n'uwo bita Ele. Gusa ariko hari n'abandi twagiye tumenya bagiye berekeza hariya, nk'uwo bita Rocky Kimomo yari yamaze kugerayo, uwo bita Coach Gael nawe ndaza kumugarukaho by'umwihariko nk'uko uri kubireba ku mashusho. Ahangaho bita Ngabo Medard yari atashye amaze gukora igitaramo cyiza cyane ndetse amaze gutarabira bitabiriye Rwanda Convention 2025. ngo Meddy yari arimo arasohoka agana ku modoka ye yari iparitse hanze y'inyubako yabereyemo biriya bikorwa. Urabona uburyo bari kumusuhuza bamwishimiye cyane. Ngabo Medard ahangaha yari ari kumwe n'uwo bita Jessica wa Mipango, muramuzi neza mu gihugu cy'u Rwanda, numwe mu ba content creator bakomeye cyane ndetse banafite izina rikomeye. aho ngaho Meddy yari arimo arabasezera atashye kuko igitaramo cyera amaze kugikora cyiza cyane kiryoheye amatwi, igitaramo abantu benshi bakunze. Gusa ariko ndagira ngo twigarukire kuri iyo video uri kubona. Ibi byose byabereye hariya n'ubundi muri Rwanda Convention 2025. uyu niwo bita The Ben yari ari kumwe n'uwo bita Coach Gael, uri kubibona neza cyane. namwe mu mashusho yabashijwe gufatwa n'abantu bari bari hariya, cyane cyane bamwe mu bantu bari bari hafi y'uwo bita The Ben ndetse na Kevin Kade ndetse na Ellen ngo bita Coach Gael. iyi video yanzije kujya hanze nyuma y'uko twagiye tumva ibintu byinshi bitandukanye byagiye bivugwa kuri aba bose, aho twagiye twumva inkuru zivuga yuko bita Element ndetse no bita Coach Gael batagicana uwaka. Gusa ariko muri iyi video ni imwe muri video zashimishije cyane bamwe mu bantu bafana cyangwa se banakunda aba bagabo by'umwihariko mu bikorwa byabo bya buri munsi, haba umuziki ndetse n'ishoramari ryo bita Coach Gael. iyi video rero yafashwe bari muri esanseri. abo bose uri kubona uwo bita The Ben, nguwo ufite icupa, uri kubonamo uwo bita Coach Gael ndetse n'abo bantu bose bari kumwe nabo. Gusa ariko nimwe muri video abantu benshi bishimiye bavuga bati uko biri
iki gitaramo cyongeye gutuma tubona uwo bita Coach Gael ndetse n'uwo bita Element bahuje urugwiro. Iyi video nayo niyo bita uri kubibona neza, n'uwo bita Element ndetse na Coach Gael. Iyi video ni bigaragaza neza cyane uburyo bari bishimye cyane ndetse uburyo bari bizihiwe bari hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagira ngo tugaruke kuri iyi video yakomeje kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, haba hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu mahanga ndetse n'ahandi. Uwo bamwita Kevin Kade, iyi ni performance yakoze nziza cyane. Abantu bavuga bati haba Kevin Kade haba Element, uwo bita Kevin Kade yanditse amateka. Iyi video yakomeje kubica bigacika bitewe n'uburyo Kevin Kade yitwaye neza ku rubyiniro. Byubuke ko mu minsi yashize ubwo yageraga n'uwo bita The Ben bakajya mu gihugu cya Uganda gukora igitaramo, Kevin Kade n'ubundi yongeye kugaragaza yuko ari MVP. Urabona aha ngaho bita The Ben yamaze kugera ku rubyiniro ndetse n'uwo bita Element bari gufatanya ari batatu. Abantu benshi nakomeje kubona bashyiraho komanteri nyinshi bari gutebya bavuga bati ni Urban Boys bavuze gusa, ariko nawe uri kubibona neza cyane ni bamwe mu basore bakoze akazi keza cyane nk'uko n'ubundi bari bagategerejweho cyangwa se abantu bari biteze yuko bazabaha ibyishimo bigoye. Ngo bamwita Kevin Kade, uri kubibona The Ben ari gusuhuza abana batangiye kubasaba ku rubyiniro na Element niko yabigenje. Kevin Kade uri kumubona Papa Gigi rwose, aka kantu ni kamwe mu bintu byashimishije abantu cyane. Gusa ariko ibindi bikorwa nagarukaho byaranze iki gitaramo cyangwa se byaranze cyo bita Rwanda Convention 2025. Murabizi yuko ibingi mbere yuko biba muri kubona nayo mafoto nayo bita Coach Gael, uyu ni Apotre Gitwaza nawe yarariyo, muri kwibona ko byari ibintu bisa neza. Gusa ariko ndaza kwigarukira ku cyo ngiye kubabwira yuko mbere yuko ibi byose biba hari cyari cyateguye cyo cyitwa Hobe Meet and Greet. Gusa ariko aba bahanzi batatu byari byitezwe yuko bagomba kukigaragaramo, gusa ariko ntago bigize bagaragara. Ni kimwe mu bintu byatunguye abantu ndetse n'abantu benshi babyibazaho bavuga bati ese byatewe n'iki. Gusa ariko bari babiteguye baje gutangaza yuko byaturutse ku burangare ndetse no ku bunyamwuga buke bw'aba bahanzi batatu. Gusa ariko andi makuru yizewe nkura hafi y'abantu bari hafi y'aba bahanzi avuga yuko aba bahanzi bari batumiwe kugira ngo bajye gukora performance cyangwa se bajye kuririmba indirimbo zabo zitandukanye mu cyo bita Rwanda Convention 2025. Gusa ariko icyari kijyanye n'iyo ngo bita Hobe Meet and Greet, bavuga yuko nta makuru bari bagifite, bari bazi yuko bagiye kuririmba. Gusa muri kumubona ni Kevin Kade mu myenda myiza cyane ndetse waje no kwishimirwa cyane mu gukomeza kubona n'amafoto ye nguwo. Ndetse Kevin Kade abantu bari hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze yuko ari we MVP rwose. Uburyo yitwaye ku rubyiniro ni ibindi. Gusa ariko na The Ben ni umwe mu bahanzi bakoze akazi keza cyane, muri kumubona Tiger B bamwita The Ben. Mubyibuke yuko uwo bita Kevin Kade yafashe riske yemera gusezera mu cyo bita Iwacu na Muzika Festival ikomeje kuba izenguruka ibice bitandukanye by'igihugu, yemera kujya gukora igitaramo cy'ijoro rimwe gusa, ariko asezera Iwacu na Muzika Festival. Ni kimwe mu bintu bitavuzweho rumwe, kimwe mu bintu abantu benshi bagarutse bavuga bati Kevin Kade yarahemutse cyangwa se yirengeshejwe amahirwe akomeye yo kugira ngo abanyarwanda babashe kumubona mu ntara zitandukanye, ariko we yemeye kujya muri kiriya gitaramo. Ndetse uko byagenze mwanabibonye, uyu ni Ngabo Medali nk'uko mwakomeje kubona muri ayo mafoto. Ngabo Medali waje gukora ibintu byiza. Dore uri kubona iyo foto irimo abayobozi batandukanye, irimo Olivier Nduhungirehe, ambasaderi muramuzi neza cyane, uyu ni Apotre Gitwaza nakomeje kugenda mbibasobanurira. Uyu ni uwo bita Ngabo Medali, ubwo yari ari ku rubyiniro akora ibintu bitandukanye mu ndirimbo ze abantu benshi bakunze. Gusa ariko kugeza kuri uno munsi ibyari biteguwe cyangwa se byari bitegerejwe hariya Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamaze kujyaho akadomo bifashijwemo n'abantu batandukanye. Ni ibyamare bitandukanye byari biriyo, hariyo uwo bita Coach Gael nabigarutseho, Kevin Kade, The Ben ndetse na Erebara, abashyitsi bakuru bagombaga gukora performance bakaririmba bita Ngabo Medali. Wakazi ke yagakoze neza cyane, ndetse n'uwo bita ndetse n'abandi batandukanye bagiye berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo babane n'ibi byamare bitandukanye. Byari ibintu byiza cyane ndetse bisa neza cyane. Kevin Kade yongera kugaragaza ubuhanga bwe muri performance cyangwa se kujya kuri stage, ndetse n'abandi batandukanye nko bita Ngabo Medali yongera kwigaragaza mu ndirimbo zitandukanye, indirimbo zizakunzwe cyane, indirimbo z'Imana nk'indirimbo bita Blessed, indirimbo aheruka gushyira hanze, indirimbo
zatumye abantu benshi bongera kumwibazaho. Gusa ariko na video nagenze kwereka wazibonye, ni ibintu byari byiza cyane, byari ibintu bisa neza ku bahanzi ndetse no ku bantu bitabiriye icyo bita Rwanda Convention 2025. Nibyo nakubwira wowe utabashije kubona byinshi cyangwa se amakuru ajyanye n'uburyo byari bimeze, ngerageje kuguha video ndetse nanagusobanura uburyo bimwe mu bikorwa nabashije kumenya ndetse nabashije no kwakirira video zabyo nuko byari bimeze. Ngewe ni nk'ibisanzwe ni Philox Emeke, ngusaba ni kimwe gusa no gukanda subscribe kujya tubana mu biganiro bya buri munsi. Ibiganiro nk'ibi byo nakagaruka buri munsi kuri YouTube channel yanyu Philox TV Show, kandi ukeneye no kunkurikirana kuri platform zose zitandukanye ni Philox Emeke, haba kuri Facebook, Instagram cyangwa se TikTok. Reka tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha, nkwibutsa yuko inkuru nk'izi ngizi ziri update n'ahandi zisangane kuri YouTube channel Philox TV Show.